Mbere na mbere rero yuko ntangira ndabanza nsabe niba wumva uri sensible muri ibi bihe ku nkuru zibabaje, ku nkuru z'agahinda, iyi nkuru ubishyize ku ruhande ntacyo bitwaye, wikomereze, kubera ko ibyabaye ni ibintu nyine bibabaje biteye isoni. Niba akarengane ari ikintu uriho fragile, wakomeza ukirebera ibindi, iyi ngiyi ukayisimbuka. Reka nguhe ikaze rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uru rubuga, cyangwa se niba ari bwo bwa mbere ubonye iyi sura. Nitwa Bukize, ubusanzwe tuganira ku bitabo ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko kenshi aba ari ibitabo. Nuko hari ibintu ubona nyine ukumva birakurenze. Inkuru ngiye kuvugaho rero nk'uko wabibonye titre yayo ibivuga, ni inkuru y'ukuntu abana bajyaga bagaburirwa ingona. Icyo gihe rero mu gihe cy'ubucakara, mu gihe cy'ubucakara, nta nubwo ari kera cyane, hagati y'umwaka w'1800 n'1900, ni ibintu byari bigikomeza mu 1912 na 1913, n'ibintu byari biriho. Abana rero mu bice bya za Florida na Louisiana ndetse no mu majyepfo ya Amerika bajyaga bagaburirwa ingona. Rero ahagana muri ibyo bihe ingona, hari crocodile, wenda ntekereza ko arizo dusanzwe tuziho cyane twebwe. Hari n'ibyo bita alligators, akaba ari kimwe n'ingona ariko bikaba bitandukanye ku rusaya ndumva ariko babyita, kuri mashwari, ariko zose ni ingona. Rero muri iyo myaka uruhu rw'ingona rwari imari ishyushye. Abantu rero bajyaga kuzihiga baba b'uruhu rwera, kuko nibo bakoraga n'ubucuruzi birumvikana. Abandi babaga bari mu mirima, bari muri rya totezwa ryose tuzi. Rimwe na rimwe rero izo ngona zajyaga zibaca amaboko ndetse zikanabarya. Nyuma rero baza kwigira inama yo kujya bakoresha abana batoya b'abirabura, impinja, nta nubwo ari bato, b'impinja, bakabambura ba nyina ku manywa y'ihangu, bakagenda bakabashumuriza, urabona nko kujya kuroba ifi, bagafata abo bana bakabashumuriza nyine ingona. Noneho igihe iya ngona ihuze iri mu byirimo, noneho bagafata nyine umugozi bagakora ibyo bakoraga. Hari n'igihe bafataga abana noneho bakabashyira mu kantu kameze nk'aka cage, kwa kundi inkoko bayishyira muri kariya kesi runaka ijyanye nko mu isoko. Noneho abo bana bakaba baba nka entertainment kuri ibyo bisimba, bakabamanika ahantu muri ako kantu ku buryo za nyamaswa zisa nkaho zigiye kubafata. Abo bahigi rero nyine bakaboneraho bakabona urwo ruhu, bakagenda bakajya kurugurisha. Rero iyi nkuru ikaba yaratangajwe cyane. Hari umwuzukuru wa bamwe mu bantu bajyaga babikora, niwe waje kuvuga ati iyi metode yabayeho. Ariko ntabwo ari we wenyine, kuko n'ibinyamakuru bitandukanye harimo Washington Times byagiye bibyandikaho bikerekana ubunyamaswa. Hari na article imwe ivuga ko hari ubwo bafataga abana bakabica nk'uko bica inyamaswa, noneho bakafata ibice by'umubiri by'abo bana, no kuvuga bafata nk'ijosi, akaba ari ryo bashyira nko ku mugozi, noneho bakaba ari byo bashukisha izo ngona kugira ngo bazirobe. Murakoze, ibihe byiza, ndabakunda, naho ubutaha tuvuga ku bitabo. Bye.